turabasuhuje kandi tubifurije ishya n'ihirwe kandi tunabashimira uburyo mudukurikirana mu buzima bwa buri munsi aho mukurikirana ku makuru agendanye n'ubuzima n'uburyo tugomba gufata neza ubuzima bwacu twirinda twivura dukoresheje imiti ikomoka ku bimera ikomoka mu bihugu bitandukanye Malaysia, Amerika, mu Bushinwa, mu mpande n'izindi zitandukanye. Ku buzima health care dukorera mu mujyi wa Kigali niho dukorera kandi mwaduhamagara kuri 0 8 56 86 cyangwa 0 8 3 tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire kandi zikaba n'imiti ivura neza ikomoka ku bimera ikavura ingaruka mbi zo kwikinisha mu ndimi z'amahanga ibyo bita masturbation ni indwara yugarije abasore, ni indwara yugarije abagabo ndetse irabazengirije kuko iyo ndwara twa masturbation mu kinyarwanda bita kwikinisha yangiza prostate igatuma prostate iba allergie cyangwa se ikaba inflammé ikabyimba ikangiza imisemburo ya testosterone ikagabanyuka ndetse bikagabanya n'intangangabo ndetse n'amasohoro ibyo bita les sperme et les spermatozoïdes ndetse bikanatuma prostate idakora uturemangingo testicule ntizikore intanga ndetse n'amasohoro. Rero masturbation nkuko dusanzwe tubizi, masturbation ituma abagabo badakora process nkuko bigomba bakagera ejaculation prématurée cyangwa se ibyo bita kurangiza vuba mu ndimi z'amahanga. Masturbation igira ingaruka zikurikira, ingaruka mbi. Masturbation ituma ubwonko budakora neza kandi masturbation by'umwihariko inatuma umugabo aribwa mu cyiciro cyose cy'umugongo. Masturbation ndetse ituma habaho kwibagirwa, igatuma habaho kuba warwara kanseri ya prostate. Masturbation itera ubugumba, kuba wagumba bitewe n'intangangabo zacitse amazi zafite ireme zidakomeye. Masturbation yangiza imisemburo ya testosterone ikagabanyuka ndetse masturbation igabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Masturbation by'umwihariko ishobora gutuma impyiko zidakora neza. Masturbation ituma umugongo udakora neza nk'uko bigomba. Masturbation igabanya igipimo cy'imyunyungugu harimo nka zinc na za calcium na za fer, ibyo biragabanyuka bigatuma umubiri utakaza ubushobozi. Imitsi igeza amaraso mu myanya y'ibanga igatangira kwipfundika bigatuma amaraso atageramo ahagije, agace kitwa rimeri kageze amaraso mu myanya y'ibanga. Rero muri kunduzuma health care nkuko dutangiye bibabwira tubafite icyayi cyitwa pineapple. Iki cyayi cya pineapple ni cyiza cyane mu gufasha abagabo mu gutera akabariro ndetse no gutuma ubwonko bukora neza kuko gituma ubwonko bugira imbaraga, ubushobozi, kwibuka no kwibagirwa bikarangira vuba ukoresheje iki cyayi cya pineapple. Gikoresha systeme nerveux kigatuma neurotransmitters zigeza amakuru neza kuri grande prostate, ibyo bigatuma imyanya y'imyibarukiro y'umugabo iba myiza kandi ntubone ijegajega ndetse bikanatuma umugabo yigira icyizere akagira ubushobozi bwo kubaka urugo neza. Iyi pineapple izibura imitsi igeza amaraso mu gitsina, amaraso akageramo ahagije ndetse bigatuma komande igera kuri grande prostate vuba mu buryo bwihuse. Igihe ukuntu ifasha amaraso mu gutuma uturemangingo tw'amaraso twikora, ibyo bita selile zigize amaraso, bigatuma umubiri ubasha kugira ubushobozi ndetse n'ubudahangarwa ku muntu wakoresheje iki cyayi cyitwa pineapple. Ni cyiza cyane umuntu agikoresheje ari ku mugabo ndetse no ku mugore, ni cyiza, bombi kirabafasha kuko umuntu wakoze masturbation agira kurwara umutwe w'uruhande rumwe cyangwa se kumva afite iserere cyangwa kumva ibintu bimeze nk'indege bihinda mu matwi yiwe bitewe kuko haba hajemo kwivumbura kw'amaraso, amaraso ntatembere neza. Iyi pineapple ifite uburyo igenda igakosora utwo tubazo, amaraso agatembera neza, kuribwa k'umutwe bya hato na hato bikarangira vuba. Ibyo bituruka kuri masturbation bigakira neza ukagira ubuzima bwiza. Iyi pineapple ni yo yonyine gusa ifasha ku muntu wagizweho n'ingaruka mbi za masturbation, ndavuga effet secondaire. Tugira none revive. Iyi revive igira uburyo
bwiza bwo gutuma umubiri ukora mu kongera imisemburo ya testosterone no kongera desire sexuelle. Iyi revive ni nziza cyane kuko ituma umugabo agira erection, agashyukwa neza ku buryo atagira ibibazo bya ejaculation precoce, ndetse iyi revive yongera intangangabo ndetse n'amasohoro. Iyi revive ituma umugabo atagira ibibazo bya kanseri ya prostate kuko akenshi na kenshi iyo prostate yagize ikibazo ntabwo ibi gikora neza kuko akenshi na kenshi ubwo ubuzima bwayo bugenda bujya mu kaga bwo kudakora neza. Iyi revive rero ni nziza, umugabo wayikoresheje agira icyubahiro mu rugo rwe, agira ibyishimo, agira umunezero udasanzwe bitewe ko ikuraho ingaruka mbi za masturbation no kurangiza vuba. Mu bisanzwe undi mugabo normal akora raporo sexuelle guhera ku masegonda 35 kugeza ku minota 30 ndetse na deuxième tour ikaza yihuse, ibyo bigatuma urugo rwubakika neza. Singi gusa tukagira golden six. Golden six by'umwihariko nayo ni inyunganiramirire ikozwe mu bimera, niyo mpamvu bayise gold. Ni nka produit imeze nk'izahabu kuko ikomeye cyane gufasha umubiri gukora neza. Igihe prostate yabyimbye n'igihe yabaye kansere, iyi golden six iragenda ikayizibura kuko yongera amatembabuzi yitwa liquide prostatique. Ndetse iyi golden six hari igihe nk'umuntu ayikoresha afite ibibazo bya hypertension bikarangira, afite ikibazo cy'isukari nyinshi mu maraso bikarangira, afite ikibazo cy'imitsi za rubagimpande, za rheumatisme cyangwa se arthritis igifasha no mu ngingo. Uzi ko akenshi na kenshi umuntu ufite ibibazo bya diabete na hypertension n'imitsi muri rusange atabasha gutera akabariro kuko amaraso aba adatembera neza mu bice by'umubiri bitandukanye. Ndetse iyi golden six by'umwihariko abantu badasinzira neza bafasha gusinzira kuko ni neurology ikora ku bwonko cyane cyane ku maneri. Imyakura yasinziriye irongera ikayikangura bigatuma umubiri ubasha kugira ubwirinzi buhagije ndetse no kuzamura abasirikare bagakora neza mu buryo budasanzwe kandi ukabona umeze neza ufite umubiri ndetse ufite impagarike n'ubugingo. Iyi golden six ni nziza, iramufasha mu kugira ubuzima bwiza ari umugabo ari umusore. Singi gusa dufite undi muti kabuhariwe ukozwe mu bimera witwa zinc. Zinc ikozwe mu nzuzi n'ibintu bizwi n'imbuto zitandukanye. Umugabo wese ugeze ku myaka 35 akeneye gukoresha zinc. Zinc ni ibiryo cyangwa se vitamini cyangwa se ubutare bufasha umugabo mu kugira prostate nziza idafite uburwayi, idafite kanseri, idafite imyanda itera kanseri ya prostate. Ndetse zinc ifasha testicule gukora uturemangingo by'umwihariko, igatuma intangangabo n'amasohoro bikomera bikagenda neza iyo iri kumwe ni fer ndetse ikaba iri kumwe na calcium. Ni nziza cyane ukoresheje zinc, ugakoresha kafezi calcium fer zinc. By'umwihariko navuga ko ari nko kuvugurura umubiri mu buryo budasanzwe gutuma umubiri ukora neza. Ndetse by'umwihariko iyi calcium fer zinc ni zinc by'umwihariko pure. Iyi ngiyi binafasha umubiri kugira ubwivumbure bwiza mu gutuma imyororokere igenda neza, izirinda ubugumba. Ndetse iyi fer inatembereza umwuka mwiza wa oxygene mu maraso, by'umwihariko bigatuma amaraso agera mu bice by'umubiri bitandukanye. Kandi fer ni nziza. Calcium yo ituma amagufwa y'umugabo akomera, ikarinda ingese ibyo bita oxidation ikavaho, bigatuma umubiri ugenda ukora neza mu buryo bwiza kandi bwizewe. Tukagira icyatsi cyitwa ginkgo biloba. Ginkgo biloba abantu babyuka bagasanga amaso yaremerewe, bari kuribwa mu maso, bari kuribwa umutwe wa hato na hato. Iyi ginkgo biloba irabikemura. Ginkgo biloba inafasha ndetse n'uburwayi bw'umutima. Ginkgo biloba ituma habaho circulation sanguine, appareil circulatoire igakora neza, ndetse bikanatuma n'urugendo rw'ihumeka rugenda neza, ibyo bita les poumons, appareil respiratoire bigatuma igenda neza. Ndetse iyi ginkgo biloba
igira ihura no gufasha abagabo bakoze masturbation igihe kirekire ikagenda igiye gukemura ibibazo burundu bya masturbation ntibizongere kugaruka ukundi. Ukoresheje iyi miti yose beretse ikorwa mu bimera, hari ikorwa mu byatsi nka epimedium, mu byatsi byitwa ginkgo biloba, byatandukanye mbese ariko bituma umubiri ukora neza. Iyi ginkgo biloba ku ruhando mpuzamahanga irazwi cyane cyane, iboneka muri Kunda Ubuzima Health Care Bose. Mwatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero ikurikira 078 56 86 68 2. Mukaduhamagara kuri 0783 65 515. Mugasura urubuga rwacu ni wa3kundubuzima.rwa. Bakajya kuri chaîne yacu Kunda Ubuzima Health Care. Mukibuka gukora subscribe, share ndetse mugakora n'ahantu handitse oru kugira ngo ujye mubona ibiganiro bitandukanye bica kuri chaîne ya Kunda Ubuzima Health Care. Mu ntara turazigoherereza no muri Amerika tubyoherezayo, mu Budage, muri Espagne, mu Bwongereza, Centrafrica, Mozambique, RDC, mu Burundi, muri Kenya, Uganda, Malaysia n'ahandi hatandukanye. Mbese mukeneye delivery turayibohereza kuko iyi miti ifite ibyangombwa byujuje ubuziranenge n'ikigo nka FDA Food and Drugs Administration n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice. Tubifurije ishya n'ihirwe. Murakoze. Ubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.